Turije kugira ibihe byiza nshuti mwebwe mwese mu dukurikiye muri ahantu hatandukanye by'umwihariko reka mfate umwanya nshimire wamaze gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Gutabarwa TV kandi nkwibutse ko niba utarakora subscribe iki ni igihe cyiza cyo kuyikora ugakora share ugakora comment kuko bizagufasha mu biganiro byose bitandukanye bica kuri iyi channel nawe uzajya ubibona mu bambere nkuko bisanzwe rero kuri iyi channel tubazanira abakozi b'Imana batandukanye abahanzi abigisha ijambo ry'Imana amakorari ndetse n'abandi benshi. Uyu munsi ni muri urwo rwego n'ubundi twabazaniye umukozi w'Imana abantu benshi baramuzi baramukunda cyane kuko ni umwe mu bantu batuma abantu basusuruka bagacya ku maso bamwe ngo bagorora n'imbavu ngira ngo uramubona kuri kamera icyazwiho nuko ari ngo ni umusore utanga ibyishimo mu bantu hanyuma rero uko aseka uko yitwara uko atambira Imana bituma abantu benshi bamukunda abantu benshi Nyarudindi batangiye guhabwa umugisha kubera wowe cyane rwose. hanyuma rero twishimiye kukwakira urumva umeze ute uyu mwanya uri ahangaha muri iki cyumba? Imana ibaha umugisha cyane mwanyakiriye nta nubwo nayo kuzagera n'aha ngaha ariko kubera Imana iki ni cyo gihe cyanjye Imana ibaha umugisha cyane rwose muranyakiriye. mu bintu Imana yagiye ikubwira waza umbwira kare ngo uri mu bantu Imana ijya ivugisha kenshi cyane rwose. mu byo Imana yari yarakubwiye n'iki kirimo? ubundi kamanze nibwire abari kudukurikira turaza kubigeraho kuba wisanze ahangaha uri kumwe natwe turimo tuganira yakubwiye n'iki cyari kirimo? cyane rwose ko Imana yarasaga ikabwa ati bwana waje uzazeguruka amateleviziyo menshi cyane ngo abanyamakuru bazagushaka ari benshi. urakoze cyane. mbere y'uko wenda tuvuga n'ibindi byinshi ngaho noneho ibwira abaduteze yombi njye navuze ngo uri Rudindiri ariko abantu bakuzi ku yandi mazina. njye nitwa Dusengimana Jean Baptiste. yego ku ma YouTube ni Nyarudindiri official. ariko kubera iki Nyarudindiri? niwe waryiyise n'abantu bari kwise rero ukuntu byagenze ubundi iwacu ni Nyagatare mu Mutara. naravutse ngeze mu myaka 4 noneho sogokuru ubyara papa nakakubyara papa bari abarozi none bananga igitambi kuzimu kera mfite imyaka 4 none wamenye ubwenge mfite akada kageze rijya bita ikibare naradindiriye hasi najya kwicanga cobekeranya ubuguru gutya nagwingiriye hasi noneho bigeze aho kaka aza kuroga papa ariwe muhungu we noneho papa arasara papa asaze asara asaka kunyica ariko ngo ati mwana wanjye ndagukunda rero ntago nkwanze reka nkwice nindamuka mpfuye wewe ugasigawa uzasigara wangara. nibwo mama na basiki banjye na musiki wanjye bari kubaha ikirago bahagaze bicaye ku muryango ureba ku irembo ubwo na musiki wanjye tuvukana impanga
nawe ari ku muryango. Uvukana n'undi mukobwa mwavukiye rimwe muri Impanga? Ubwo rero iwe ahagaze ku muryango ujya muri koridoro ujya hanze mu gikari. Ubwo rero nibwo mushiki wanjye yabibonaga ko papa ngaritse gutya yarafase ikirindo babasaga ibyibo kera agiye kukinkubita hano nk'uko umupasiteri afata umuntu agiye kumubatiza. Nanjye niko yayamfasha njye nazi byari byo ndi guseka papayi cyangwa byari mu nzozi Nyarudindi? Oya nuko byari bimeze. Ibyo byarabaye gutya? Ni byarabaye. Nuko ubwo rero bigeze aho ngaho nibwo mama na mushiki wanjye bari kubakira kuko mushiki wanjye ari we mfura ya mama. Barebye inyuma muri saro basanga ibyo papa ari kuvuga ntibazi ibyo ari byo, basanga yangaritse agiye kukinkubita hano. Baba baramutunga bamufatira inyuma akaboko yakamanitse barambwa ati urubwo ntabwo wakwirukira. Ubwo icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka 6 aho ngaho. Nuko nibwo nirukaga rero bamungese kwa kaka n'ubundi papa dusangayo. Tuba duhungiye kwa musaza wa mama hakujya bita icyabaga papa dusanga ari ngesaka kwica. Bigeze aho ngaho umugabo wa mama wacu wa murumuna wa mama aza mu Mutara kuko bari mu Bugesera. Nuko rero mama aramubwira ati uyu mwana ise yenda kumwica ari kumuhiga mujyane mu Bugesera nimujyana ntabwo azaba akimukurikiye iyo ngiyo. Nibwo banzanaga mu Bugesera rakantu kuhumye kakoshotse mbese utabona umutwe utagira ute ubona ndakantu kagaragurika aho ngaho naragwingiriye hasi ayameza ni maremare. Nuko ubwo mfite akadiri wandeba ukambura ariko ukabona kada niko kari imbere. Ako kada kaje kubera utabaga mu rugo iwanyu? Oya ahubwo ako kada kaje bitewe n'imizima mu miryango bari bafite. Imizima ya papa wawe? No kwaka kubyara papa barabarangi. Barandoze. Nuko ubwo rero nkubwiye ko bananze igitambi kuzimu kera mfite imyaka 4. Nuko nibwo byageze aho ndi kwa mama wacu mu Bugesera. Nuko bigeze aho banjyana kunsengera mu rusengero. Mama wacu aravuga ati uyu mwana mutanze mu rusengero azakorera Imana nimukize iki kibare. Kuko nyiri mu Mutara mama yanjyanaga mu bapfumu ati uyu mwana azakira nabyo bikanga bakansinda sago bakakoresha imiti ibonetse yose mu bapfumu ariko bikanga. Ariko mvuye mu Mutara njya mu Bugesera nuko ariko narakantu kumye kera. Noneho buri wese akajya amamaga amazina saka undi akazamamaga muzehe Karame Kibirando Karame Nyarudindiri Karame muzehe Karame amazina menshi cyane mwana arayibagiwe. Iryafashe ni Nyarudindiri? Iyi Nyarudindi nabwo rizamutse bitewe n'ubuhamya nagenda atanga. Noneho nshaka kubyanga Imana iratsangira ambwira ati mwana wanjye nijyo namamaje ahubwo. Byageze nyuma noneho bimaze gusakara ahantu hose Nyarudindiri nza guhamagarwa n'umuntu kuri telefone nomero zubonye kuri tubi ndi kuzivuga. Uwo mu Bugesera aramamagara arambwa ngo none se umuntu waguhamagaraga Nyarudindiri uramuze? Ndavuga ati sibwebwe. Simwebwe se mwarimamagaga ndabayobewe. Ngo yewe disi ni njyewe wari guhamagaraga Nyarudindiri. Nuko nyine nuko byagenze. Ngo none se ko arikomeje none nabigenze ute nijyo rinzamuye nyine. Bansaba imbabazi. Urumwe mu bantu bari baratanzweho igitambo. None kugira ngo ibyo bintu bisohokemo uyu munsi ube uri uyu munsi umukozi w'Imana umuhanzi umuntu uzi gutambira Imana byagenze gute kugira ngo ukire iyo mizimu y'iwanyu kure kure? Ndekure barapfuye. Sogokuru yarapfuye, papa arapfa na mama arapfa, abantu bose. Sogokuru yarapfuye akimara gupfa bari gucukura imva ikimara kuzura n'inzoka iraza. N'inzoka iza gushingura. Ni ukuvuga ngo byakurekuye ari uko bapfuye. Barapfuye ubu ntabwo bahari. Hanyuma rero kugira ngo uve iburasirazuba uze hano i Kigali byo byagenze bite? Ariko ndutaragera aho ngaho tubwire ni ryari wakiriye agakiza?
ndabizi se ahubwo nakubwira ngo nakira agakiza ryari ndabizi. urumva wamenye ubwenge usanga iwanyu baragutanzeho igitambo niko wavuze kugira rero ngo ubone agakiza byo byaje ryari. Narerewe kwa mama wacu ni ukubigezaho intambara ibiri yabaye muri 1995 nigaga mu wa 1994 nigaga mu wa gatatu nibwo bigezaho nibwo twahungiye muri Kongo. Duhungiye muri Kongo nkomeza gusenga ndi kwa mama wacu fatwa nabi cyane. Mama wacu akajya avuga ngo ubundi wowe uzaba umuntu wapfa ukavaho. Ni ukubigezaho niga igice ndabatizwa ni madeperi yaho muri Kongo. Mu 1995 ni ukuvuga ngo wakijijwe ugeze muri Kongo. Nibwo nabatizwe mu mazi menshi ira muri Kongo. Kubera iki se wahisemo gukizwa? Kubera iki? Ngo nyine kubera ko mama yajyaga gusenga na murumuna mama bajya gusenga iby'Imana mbikuriramo kugeza n'ubu ngubu. Ni urugendo rutari rworoshye. Ubwo muri Zaire wavuyeyo muri Kongo wavuye ufite imyaka ingahe? Navuyeyo muri Kongo ubundi twahunze mfite imyaka 14. Duhunguka mfite 16. Kuva ukijijwe rero kugeza uyu munsi ni ibiki Imana yakoze mu buzima bwa Rudindiri utekereza ukavuga uti Imana warahabaye hano mbwira ibintu nibura nka 3 Imana yakoze mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere hano uburetse kuhagera ugeze mu buzima bw'i Kigali utubwire ukiriye mu nzira zo muri Kongo niri iwanyu mu burasirazuba Imana ni biki yagukoreye nyiri imbere naragera ibyina Kigali utarazi Kigali. Icyo yankoreye Imana yamaye indirimbo muri 2001 nibwo natangiye guhanga indirimbo ya mbere ndi muri ADPR aho bita Rukomo ku mudugudu wa Ruyonja natozaga amakorari nkabigisa amakorasi. Wari n'umutoza wa korari burya? Njye noza amakorari. Reka da. Ndi n'umucuranzi w'amagitari. Umunsi rero wumvishe noneho muri we hajemo indirimbo yitwa iyawe yaje gute iza ryari? Iyo ndirimbo unatubwira izina ryayo. Ubundi namanzize ku makorasi. Yego. Nimba ikorasi nkajya nyitera nkumva ikorasi nkajya nyigisa korari yitwa Ibyiringiro ya Ruyonza. Urakoze. Muri ayo makorasi wahimbye haba hari kamwe wibuka wahereyeho? Wapi iby'amakorasi byaragiye byose warabyibagiwe. Indirimbo ubu nta gakorasi na kamwe gasigaye mu mutwe wahimbye icyo gihe? Wapi kuko indirimbo zimaze kumbamo ni nyinshi. Nahise nangira ku ndirimbo nuko njyamye numva indirimbo iraje. Ngaho tubwira indirimbo ya mbere wahimbye wahereyeho. Yitwa gute? Abisiraheli bari mu rugendo bavuye Kanani bari bavuye mu bubata mu gihugu cy'Egiputa nibwo Imana yahise ibwira Mose bati yewe Mose karame genda ubakure mu Egiputa ubajyane Kanani genda ubakure mu Egiputa ubajyane Kanani. Amen. Iyo ndirimbo 2001 iyo ndirimbo yaje uri mu gihe kimeze gute? Nari mu gihe mbese wari uri gusenga se wari uri ahantu wishimye wari wagiye gusengera ku musozi se cyangwa nibereye mu rugo ariko Imana itaranyinjiza mu ishuri ngo nige nk'abandi. Mu ishuri bisanzwe muri primaire ishuri ry'Imana ishuri ry'Imana bajya bavuga ngo ni ibigeragezo. Ingo nyine none se wahuye n'ibigeragezo bingana gute? Ubundi ishuri ry'Imana ry'ibigeragezo nayitangiye 2004. Yego. Urumva natangiye guhanga indirimbo ya mbere mu mwaka wa 2001 noneho nka indirimbo zimwe nkajya nzigisha korari bamwe bakajya bavuga ngo ni hari Ruyonza kwa ADPR Ruyonza ngo wowe se indirimbo utwigisha ni izacu ntabwo ari izawe
wewe uzakubita ingoma ukubita ingoma kuko nakubitaga ingoma. Ni ukuvuga ngo ibyo bigeragezo uvuga ndetse n'ishuri ry'Imana ni uko abantu batagukundaga, bitewe na cya cyange cyo mu miryango niho byaturukaga, bya bindi bya karande wari uri kutubwira n'ukuntu bari baragutanze n'amagambo abantu barakwanga koko. Nuko bakajya bambwira ngo uzakubita ingoma isaziro yirimo uyipfireho. Noneho nkajya mvuza amapendo, amapendo nkayavuza nkabwira abaririmbyi ati mufate amapendo maze tukakaraga, naho abandi basore bari muri korari ngo kirirwa kikaraga mu maguta y'abagore nawe uzagera. Noneho bigera naho n'umwarimu wo muri ADPR watuyoboraga Ruyonza akajya ambwira ngo wowe nta cyemezo twaguha ngo urajya kuririmba, ujya kuririmba si biki, guma ahangaha. Naraserukaga nkajya kuririmba, nkarimba indirimbo za korari nkasiramo n'izanjye ariko bitarafata neza. Nuko bigeze no mu rugo icyo gihe nabo baranyanga, mama aranyihakana, basiki banjye baranyihakana. Basiki banjye bakajya bambwira ngo wowe sura umusaza wacu, ntabwo uri umusaza wacu yawe wapfa gukavaho nta n'icyo uzatumarira. Mama wakajya ambwira ngo wowe nabyaye ikigugi sinabyaye umuntu, kubera cyacyangira barasenga ADPR. Mama ni umuhanuzi, basiki banjye ni abaririmbyi ADPR bakomeye, nanjye ndi umuririmbyi barandwanya. Noneho bibishuri koko bigera naho mama cyane Imana ikama indirimbo nkayihimba. Bigeze aho rero Ruyonza ndahava, ubwo Ruyonza ni mupayi wose ya Rukomo. Ngaho rero komeza utubwire ubwo buzima rubayemo bwo kwangwa. Yego Umwuka w'Imana yari kumwe nawe ariko umuryango umaze kukuvaho. Komeza urwo rugendo utubwire noneho kugeza aho wageze ukisanga wageze mu mujyi wa Kigali. Bure byageze aho ngaho nyine, bigeze aho nibwo byageze aho umva Ruyonza njya muri Paruwase Rwibare. Paruwase Rwibare baranyishimira cyane. N'ubu ngubu ndi gusenga Imana imbabarire izanjyane nonge nsure Rwibare. Rwibare Paruwase Rwibare umva nakoze umurimo ukomeye kuruta Rukomo. Bura nibwo nabonye ko umurimo w'Uwiteka hariya warahageraga ugahimbaza ukavuza amapendo ugasenga. Nkagenda mu Kigare gusa. Ariko Paruwase ya Rwibare twubatse urusengero kuko navuga ati ni umurimo. Paruwase ya Rwibare urusengero runini. Hanyuma rero kugira ngo winjire hano mu mujyi wa Kigali byagenze gute, waje ute, byaciye mu zihe nzira? Ni Imana nsanze rambwa ati tegura ugiye kujya Kigali. Nditegura imbwira n'itariki. Imana iransanga yambwe ati mwana wanjye tariki 22 zizavugura Kigali. Ndaza inje ubwo nduhukira kuri Vivante. Ese hari umuntu mwari muziranye hano mu mujyi wa Kigali nibura waje murimo kuvugana? Reka uretse wirigi balete wazagiriye wacu tugaburira mu biterane. Niwe nari nzi. Nukuvuga ngo Imana yarakubwiye ngo haguruka nawe urahaguruka uraza nta muntu muziranye. Yego ndaza nduhukira muri Vivante. Nduhukiye muri Vivante kuko ADPR ya Rwibare naze gusezera. Imana yambwe ati sezera, ndasezera izuba riva. Ndabwo ati ndagiye Imana ikuntu mahandi inuma kuri Vivata hafi ya Cyabayaga. Mbwira Imana ati ahantu nkohereje niho ngiye guhita nkwamamaza ujye utangira uririmba ku giti cyawe wenyine. Nukuvuga ngo Imana yarakubwiye ngo aho ikohereje igiye kukwamamaza utangire kuririmba ku giti cyawe. Za ndirimbo zanjye. Yego muri ADPR Rwibare ndayisezera rwose nta kibazo bamfiteho rwose. Yego nari umubiki w'urubyiruko n'umujyanama, amafaranga ndayatanga. Uraza utangira gukora umurimo w'Imana muri Kigali. Ndaza ngeze kuri Vivante, muri Vivante barenyigaritse nuko nyine baranyanga nabo naririmba mu rusengero abazungu batangiye kunyikundira. Ariko banza wari ufite icyangiro. Yego nyine ni cya kindi cyo mu muryango wari kutubwiye se nyine bari batarapfa nyine bagihari. Bakajya baryohera imyuka mibi. Imana ikambwe ati senga, barabyohereje ngasenga none bikangira bifite ingufu nyeya. Ariko se nuko bishobora kuba bikikurimo Rudindi? Ubona byaragiye byarashizemo koko? Byaragiye. Ubwirwa n'iki ko byagiye? Ndabizi.
ubona noneho usiga ufite igikundiro ku bantu nta hantu ugera hose ngo ubone bari kukwanga. oya ubu ngera ahantu umuntu yambona wowe ni wowe Nyabudindiri wowe datowe akira bitanu Nyabudindiri ugende winywera agafata kandi pe ntibyabagaho ntabwo byabagaho kuko muri pibate nyine bakajya bambwa ati uririmba unywegera gusa icoro ndavuga ati se mana nanjye ni ibiki none bakorese igiterane batumiye Uwiringiyimana Theo na Kabaganza Liliane hamwe n'abandi bahanze kubera ko sinari nagasohoye indirimbo ngo nanjye menye ngo misitidi imeze ute noneho indirimbo batangiye kunyikundira noneho abazungu batangiye kugenda banzimya muri Vivante mu Gatenga wicara uririmba unywegera ariko ibyo bavugaga byari byo kuko naririmbaga nywegera nawe koko mvaga unywigira ngo nyine ese n'ubura cyane nwigira goja uririmba akantu gato twumve ko utakirwigira ririmba akantu gato twumve ko byashize. hari abantu bagenda bagusebya uriya we nagameze nk'abandi bakora ibi bakabona utabyitayeho ibanga ry'Imana ugendana ntabwo barizi hari abantu bagenda bagusebya uriya we nagameze nk'abandi bakora ibi bakabona utabyitayeho ibanga ry'Imana ugendana ntabwo barizi ihangana nshuti ibigeragezo ufite Imana igiye kugusubiza maze nawe wicare uruhuke ugere kuhimbaza ushima Imana. Amen amen. Ukuntu mbere naririmbaga hari abantu bagenda bagusibya uriya widaga iminsi nk'abandi bakora ibi bakabona utabyitayeho ibanga ry'Imana ugendana ntabwo barizi. ubwo se uri kumenya ibyo ndi kuririmba wajya ngo ni inyoni n'inyoni kuzwigira ni uko nguko rero naririmbaga Imana iransanga irambwira ati banakuroze no mu muhogo mukuyemo ibikaraza byose mukuyivata mu kanwa cyane none bakajya bambwira ngo wowe nujya muri studio ntabwo uzashobora gusohora indirimbo. Imana arabaye we ubundi ku itorero urwambukiro riri Karuruma kuko uwo mupasiteri yitwa Zerive yaririmbaga mba hano Kacyiru hano aho bita mu Njamina mu mudugudu wa Kamuhire muri Kacyiru nahageze mva Kimicanga bayisenya. uyu munsi ahantu utuye ntameze hate ese ni iwawe ufite umugore n'abana se urakodesha bimeze bite? oya ahantu mba ni ahantu mu gikave kiri hasi umuzamu yansizemo kitagira inzugi kigana mu Kinani niho nibera ntabwo nkodesha uretse ko baba bashaka kumfasha ngo bankodeseze Imana ikabyanga. Nyarudindi ahantu uba ni mu nzu ngo imeze gute? Irangaye inzu irangaye igikave kiri hasi mu Kinani igikave kiri mu Kinani Nyarudindi ibikoko bizakurya ariko mbere inzoka zarazaga bayica makora isuku aho nyine ni impande y'Kinani kereka nambwe hagera imbwa ntabwo yakurira umukingo uresa n'aha hejuru. Nese Nyarudindi iminsi yose umaze hano muri Kigali uhamaze imyaka ingahe muri Kigali? Mamaze imyaka 10 uyu ni wa 11 kuko ninjiye mu mujyi wa Kigali muri 2010 Nese Nyarudindi Kimicanga igihari none icyo gihe ko ari kera wabuze n'ahantu wabona akazi ngo ujye ukora nibura ukodesha inzu nziza? oya naho yaba ari ntoya Imana yabaye insizaho Imana yarabyanze nzakava njya mu nzu yanjye. None se wabwiye Imana ko ugiye gushaka akazi Imana irabyangira kubwira ngo guma muri iyo nzu? ubundi bwo mageze mamazemo nk'imyaka 2 aho ngaho ariko mbere hose hari aho nagendaga mba
bansohora mu nzu. wabuze ayo kwishyura? garayo naburaga yo kwishyura mba mu kazu kabaga epfo mu gishanga nayo kwishyuraga. Mbese bigenda gutyo, ariko Imana iba insize aho ngaho, ntabwo nishyura. Imana yarambwiye ngo nzava njya mu nzu yawe. Nyarudindiri waje i Kigali ari Imana ikohereje. Umaze imyaka 11 nta nzu ugira, niyo ubamo uyu munsi urumva ko ari inzu iteye ubwoba. Mu by'ukuri urumva koko Imana izaguha inzu cyangwa yaba yarakubeshye? Oya, ngaho mbwira ibyiringiro byawe rero. Ibyiringiro byanjye igomba izayima, byo ndabizi. Yarabikubwiye se nibura ufite amasezerano? kandi bambwira ngo bankodeseze nkabwo atumva. Imana ikansanga ngo ati mwana wanjye navuganye nawe inzu yase, navuganye nawe ubukode. Yakubwiye inzu ikubwira n'iki? Inzu namara kwicara mu nzu yanjye gahita inegura ingendo zo kujya kuvuga ubutumwa hanze muri Amerika. Nyuma yaho nkicara nkatuza, ikabona guhagurutse mu muzungu akaza ashaka Nyarudindiri. Ni ukuvuga ngo Imana izakuzanira umuzungu, niwe uzaza kukwishakira. Yiwe izamwihagurukiriza kandi izabikora, njye ndabizi. Uko nahuye na Roza Muhando nanjye ni nako naje ukuntu nzahura n'umuzungu. Nanjye byarantunguye. Nibyo koko mu minsi yashize wahuye na Roza Muhando, muhura wumvaga umeze gute? Reka nkubwire, byageze aho birancanga, ndavuga ati ni njyewe usuzuguritse no mu miryango bansuzugura. Ni njye uhuye na Roza Muhando tukaramukanya, kandi Roza Muhando ntiwapfa kumwegera. Harya ni izihe ndirimbo ze wakundaga kuririmba cyane zatumye we akumenya ndetse n'abandi bantu bakakumenya? Berubwana natukuvuna ngufu, beribwana natukuvuna ngufu, beribwana natukuvuna ngufu, beribwana natukuvuna ngufu, azenapita aywa nefina sina beribwana natukuvuna ngufu. Urakoze cyane. Amina yewe baba biranze pe. Nyarudindiri nakundi byagenda, ariko nzabimenya. Yego, uravuze ngo witeguye ko Imana igiye kuzaguha inzu ukava hari ahantu uba mu Kinani nk'uko bivuze, kandi ukazajya mu mahanga ukajya kuvuga ubutumwa. Wava mu mahanga noneho ukabona umugore w'umuzungu mugomba kubana. Nyarudindiri kutize uwo muzungu muzavugana gute? Nzagenda nyimenya gahoro gahoro. None se hari amagambo nibura make y'Icyongereza waba uzi? Good morning. Good morning. Mwaramutse. Yego, irindi? Fake yo. Murakoze. Nimba umpaye ikintu ndakubwira ati fake. Okay. Nyarudindiri, hari abantu bakunze indirimbo zawe, baragukunda ukuntu utuma basusuruka bakagubwa neza bagaseka. Uyu munsi ni iki wababwira? Ikintu nababwira, maze gusohora indirimbo 10, nsigaze indirimbo izindi 2 kugira ngo zisohoke muri studio kandi bintwara amafaranga. Yego. Indirimbo imwe nsohora 30,000, ubwo bantera inkunga nkasohora izindi ndirimbo 2 zisigaye. Noneho izo ndirimbo 2 nkabona kuzicisha ku YouTube audio, wakajya ucanga audio yanjye y'indirimbo nifutiriho. Yego. Musafiri. Nyarudindiri, turagushimiye ku mwanya waduhaye. Imana iguha umugisha.
kigwingiye